Mana yacu nziza, turagushimiye kubw'ijambo ryawe twasanze muri Luka igice cya 8, ryatubwiye ku mugani w'umubibyi. Uwiteka, umubibyi ni wowe kandi imbuto ni ijambo ryawe nk'uko Yesu yabidusobanuriye. Turakwinginze ngo ijambo ryawe ubiba mu mitima yacu, Uwiteka uduhe ko ryera imbuto, ukure mu mitima yacu ibibi byatuma ijambo ryawe ridakora muri twe, ukuremo amaganya, ukuremo Uwiteka kwitotomba kwa hato na hato, ukure muri twe ayo mahwa yanize ijambo kandi wigizeyo umwanzi ari we Satani. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo araza ngo agatoraguramo iryo jambo ngo kugira ngo tutizera maze tugakizwa. Nuko rero dusengeye imitima yacu ngo uyirinde cyane, uyirinde umwanzi Satani, uyirinde amahwa, uyirinde ko ijambo ryawe ryasanga nta mazi ari muri twe. Kubwo Uwiteka Nyiringabo Imana, kutizera gukomeye, uduhe kwizera gukomereye muri wowe kandi uduhe ko ijambo ryawe ryera muri twe, tukagaragaza imbuto kubwo kwihangana. Nsabiye umuntu wese ureba Women Gardens Ministry, ureba ibiganiro byayo kandi akumva ijambo ry'Imana binyuze kuri iyi channel, Mana musabiye umugisha kandi musabiye yuko umutima we waba intabire ihinze neza iteguwe, yiteguye kwakira ijambo ryawe kandi yiteguye kwera imbuto imwe 100, indi 100, bityo nk'uko umwami wacu abidushakaho. Mwami wanjye ntacyo twakishoboza, niyo mpamvu tugusabye ngo ujye ubana natwe ku manywa na nijoro. Mwami Yesu, tugeragezwa uduhe kwihangana no gukomera kandi uduhe umwuka wera utubwira ngo humura, komera mu gihe duhuye n'ibidukomeretsa. Urakoze rero uyu munsi wose ubane natwe, utweze kandi utwereze gukora umurimo wawe. Urakoze, ni mu izina ryawe Yesu tubisabye twizeye, amina amina.